Yesu ashimwe. Turashima Yesu watwibarujeho. Akenshi iyo bivuga kubera impamvu nyinshi. Ababyeyi bo hari igihe bakwibaruzaho cyangwa bakakwiyanduzaho bakagusiga, cyangwa se n'undi muntu yagukunda ariko igihe kikagira akagusiga. Ariko turashima Yesu watubabariye ibyaha akatwejesha amaraso ye, nta kiguzi na kimwe dutanze, tukaba turabera, turabakiranutsi, turabaziranenge imbere y'Imana, nta muntu wishyuye kashi. Iyo biza kuba gutyo abafite amafaranga bari kuzajyayo mbere. Urebye mu ikofi yawe wasanga ntayo ufite, cyangwa se ayo ufite atari kugura ako gakiza. Ariko Yesu kubw'ineza ye yaravuze ngo abantu barushye bakaba banaremerewe, abo bansange jyewe ndabaruhura. Abarushye bakaba banaremerewe. Twe rero twagiriwe ubuntu bwo kuvuga ngo twirutse aho za Kanyarira, za Murya, muri Kizabonwa n'ahandi, ibyo ntitwabibona. Ukajya uvayo uri kurira, cyangwa se wagera ahandi bakakubwira ngo indege iramanutse, ngo ugiye gufata indege ugafata ubusa. Cyangwa se wanayurira ukaba ugiye muri Amerika ariko nta bugingo ujyanyeyo. Mafifi niwe wavuze ngo yagiye mu Buhinde avuga ngo ni pasiteri, ariko agenda afite ikimujyanye, nawe yari misiyo y'Imana. Turashimira Yesu rero watwibarujeho, tukaba turi abakiranutsi tubiheshejwe nuko igitambo cye cyabaye igihagije. Imana ishimwe. Nitwa Eugene nk'uko babivuze. Jyewe ndasoma muri Zaburi 105 umurongo wa mbere ngeze ku 30. Ntabwo ndi bwatinda. Aravuga ngo nimushimire Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Haleluya. Byari byinshi muri ihangana dusome undi murongo umwe wo muri Luka. Muze kwasoma Luka 25 umurongo wa 36. Magaza hanshima Imana. Hari igihe nigeze guhagarara hano mbabwira ngo ndashima Imana ko yampaye akazi keza. Yesu ashimwe. Biravuze ngo dushime Imana muri byose. Nigeze guhagarara mbabwira ngo Imana yampaye akazi keza. Ntabwo kabaye akigihe kirekire. Umva ukuntu Imana ari nziza. Uraza kuvuga ngo natakaye. Oya. Ntabwo kabaye akigihe kirekire, nagakoze umwaka umwe, proje nari ndimo irahagarara. Ihagaze, nibwo ko nabwiye Imana ngo mfite akazi uri Imana, ntanagafite nabwo uracyari Imana. Kuko mbere twaratakaga cyane, waba wakabonye ukumva ko wabaye igitangaza cyane, ugashima Imana ko wabonye akazi, ariko kaba kagiye ntugaruke kuvuga ngo Mana warakoze ko nako kazi katariho. N'ubu kubivuga bamwe ntibabyumva, ariko ngenda ndashima Imana ko ako kazi katariho. Impamvu katariho ni ukuvuga ngo niyo itubeshaho muri Kristo Yesu. Tudashingiye ko gahari amena, katanahari haleluya. Ariko yo itubeshaho muri byose binyuze mu ijambo ryayo. Kahagaze mu kwezi kwa 8. Kuva mu kwezi kwa 8 kugeza uyu munsi ntabwo ndaseba. Ngo Yesu bana nanjye, Yesu witanze. Ngo niba yaranyikorereye ibyaha byanjye, ngiye nkaba nkiranuka kubwe, nta nubwo ari ngiye ibyo bintu bireba. Ariko ntihagire ubumunebwe ngo ntashaka akazi.
ariko Imana iragafite. Ibyo byose byaciyeho. Ndibuka igihe kimwe nagombaga gutangira muri uku kwezi kwa gatatu projet yagarutse, mu matariki ya mbere nibwo nagombaga gutangira. Barangije bampa message imbwira ngo ikigo bagifunze burundu. Mbwira Imana, ariko se Mana, undi ko wavuze ko uzajya ubana natwe n'ubu ko kuri kumwe natwe? Ariko ijambo ryayo rirambwira ngo ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Bibanza kunshangamo, ariko nibutse ijambo ryayo ko ijya inkomeza ko ngewe nakira agakiza nakakiriye ku muntu wari ugiye kunyambura. Yuri indege atampaye amafaranga yarandimo. Hari umukristo, hari umudiyakoni wa hano twari twarareranywe, niwe nahamagaye ndi kumuririra kuko nari umurokore mbere, wari umuyisilamu aza kugaruka mu barokore amenya ubutumwa bwiza ntarabumenya, yitwa Saidi. Ndamuhamagara ndavuga sha umuntu ajyanye amafaranga. Arambwira ngo ubwo se kuri kuvuga gutyo aramutse agiye ntagaruka agapfa wakwishyuza nde? Ngwino nkubwire ubutumwa bwiza, ngwino urebe Yesu muzima, apana wa wundi mwe mujya gukaraba ngo araboza ngo kubera ko mwabwiye abantu. Aho niho namenye ubutumwa bwiza. Byaramfashije rero nongera kwibuka ko uko nakakiriye nuko kagiye, nibuka ko Yesu afite akazi kandi keza karuta ibindi byose. Ubwo yampaye ubugingo buhoraho, ari kumwe nanjye iteka ryose. Utubanjirije avuze ngo afite 20 na ngiye mfite 30, ngiye kuzuza 39. Ntabwo wabyumva. Mu nzira ducamo muri aka gakiza, uretse kwiringira Yesu wenyine akaba ari nawe wizera, wizeye ibyo ubonesha amaso yawe, bwacyo utakimwizera ntago wamugumaho. Ariko kubera ijambo rye twumvise turamwizera. Umwana wanjye wa bucura yarutse kubabwira ko arwaye, namuburiye ibitaro. Muganga wese ngeze akambwira ati umwana ni muzima, nta kibazo afite. Wareba inda ye ugasanga, ntago ninya kubivuga kuko biri mu buntu bw'Imana. Ushobora kumugura umupira yawambara bikaba ngombwa ko ushyiraho ishati, ariko ishati ntufunga amapesu kandi waguze umupira munini. Madamu rero duhora tubipfa inshuro nyinshi. Mwana ararwaye, nubwo twagiye tujya aha nta kintu cyabaye, ariko kwa muganga hose abasubi bizagenda bite? Nabwo ambwira ko akenshi ari igihe iyo ari mu cyaro abantu bakubwira ngo baramuroze. Njye navuga nti ituma baroga nayirogora. Navuga impamvu amaze imyaka irenga 5 ameze gutya, waragerageje ibishoboka akaba atarapfuye, niwe wamurinze cyangwa yarinzwe n'Imana. Kambwira ngo ariko wa mugani turiho ku buntu bw'Imana. Ndashaka kuvuga ngo no mu nzira zikomeye twe tubonesha amaso, Yesu ahagararanye natwe. Ntimugacike intege. Uyu munsi nubona bitagenze uko ushaka, wumve ko inzira zarangiye. Sinzi umuntu wavuze ngo inzira z'Imana ngo zirutanga imyenge ya supanete. Ntago ari uko bimeze, ahubwo inzira z'Imana ni nyinshi cyane cyane uburyo udashobora kubara, kandi muri izo nzira harimo ibyiza. Wowe ushobora kuba ushaka ko bigenda uko ubishaka, ariko Imana ifite abandi bantu ishaka kwigisha kugira ngo bamenye ko ifite ubutware n'ubushobozi bwo kubeshaho cyangwa igahamagara. Turashima Imana rero muri ibyo byose yahagararanye natwe. Aho twabonaga ko bikomeye, Imana iravuga ngo ndi kumwe namwe mu ijambo ryayo. Ejo bundi nsoza, pastor wo muri Korea yaje hano, ndibuka ko
pastor ko mushumba wacu yambwiye ko nzana umwana bakamusengera. Ntago byakunze, ahubwo njye hari uko nizeye. Naravuze ngo niba muri Bibiliya harimo inkuru y'umuntu wabwiye Yesu aramubwira ngo aho kugira ngo uzusengere umwana wanjye, ndabizi ijambo ryawe ribasha kugeraho, tegeka ijambo ryawe riragerayo. Nubwo bitakunze kwaza, ariko njye nizeye iryo jambo. Ndavuga ngo Mana, bamusengeye hano, ariko ijambo ryawe ririyo nubwo watageze hano, kuko njye nkwizera nkisumba byose. Ibyo rero nubwo bamusengeye utagira ngo byarakize, ntabwo yakize, aracyariho, kandi Yesu ahagararanye nawe. Twizeye rero ko mu mugambi wayo izakora icyo ishaka. Ngarutse ku gakiza, agakiza twagahawe ku buntu. Umuntu uri hano uzi ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, ni ukuri akabazi k'amaraso Yesu yamwejeje, yishime mu mutima, avuge ngo warakoze, wankijije urupfu rw'iteka. Iyo ukurikije uko bavuga imperuka n'ukuntu tuzacirwa urubanza, kuzacirwa urubanza bakubwira ngo Yesu yaraje aragupfira, wowe urangije urinangira uvuga ngo ngiyewe ndishoboye, azajya azana 50%, nanjye nzazana 50%. Uribeshye. Igihe wazaniye 50%, wabonye warejejwe koko? Cyangwa umaje kwakira Yesu ukemera ko akubera umucunguzi, nibwo wabaye wera? Nsoza ndashima Imana ko umubatizo w'ejo bundi nanjye ndi mu bantu babatijwe. Haleluya. Ndi mu bantu babatijwe. Mbere nkibyakira navuga ubu nka byandi by'abadiveda, iyo umuntu akoze icyaha baramudubika, ubu ntayo bagiye kongera bandubike. Ariko kubiringira Imana no kubaza umubatizo icyari cyo, no kubumva no kubakurikira itorero ibyo ridusaba, ibyo ridutoza, nukuri niba utarabatizwa ndabigukumbuje. Niba utarabatizwa, wakubonda warabatijwe ahandi, warabatirijwe ahandi, ariko ngwino mwitorero. Ntago ari ryo ryantumye ngenda bivuga nkanjye, kuko nabonyemo umunezero. Ngwino mwitorero, kubera ko wakiriye Yesu, usohoza uko. Ntabwo umubatizo ari uratuma wera de, ariko ngwino ukurikire itorero, kuko itorero rituyobora muri byose. Imana ihabwe icyubahiro ko ikomeje kubana natwe. Nsoza, umuntu utarakira Yesu Kristo, gereka mbivuge gutya, umuntu utarakira Yesu uyu munsi, ntago nzi aho barabwiriza, ariko ntuhombe udasigara. Wasanga ejo wenda aribwo imperuka yabada, ubwo se wajya si mu muriro? Kandi baravugaga buri munsi ntubyakire. Agakiza n'ubuntu, akira ubwo buntu ugirirwe neza n'Imana. Murakoze cyane.